ikintu cya mbere n'ukuri kandi ndavugisha ukuri imbere Mm. y'Imana ntabwo Mutesi ashaka ko bamuvuga nabi natunguwe no kubona ubuhamya bwe cyangwa inkuru ze zisohoka zimeze kuriya nkuko mwazibonye kuri za YouTube. hari comment yawe Shadia nabonye kwa Chita umunyamakuru mugenzi wacu Yego. ku kiganiro yakoze ndashaka none umbwire kubera ikiriya comment wayiteye. Ariko buriya yicaye umuntu w'umugabo yicara ku ntebe nk'inicaye wafata kamera avuga kuri Mutesi kandi Chita muziho ubwenge. Icyo cyo ngewe ni ku giti cyanjye sinzi ko wowe mubona araganira avuga biriya bintu byose yavugaga yari yagize emotion y'ibiri kumubaho nuko bamuborotse n'iki bivuze ngo hari ahantu harimo ikibazo kuri Mutesi na Chita bivuze ngo ubu tuvugana muri uru ruhando rwa YouTube Mutesi afitanye ibibazo n'abantu akeneye iki rero wari umusore nanjye ndi inkumi turarebanye uragiye ndabyaye mbaye umubyeyi nawe ubaye umupapa ngezemo hagati ndi umugore birananira divorce n'ububwa yewe ikintu nabonye kuri Chita na Mutesi abakobwa nibareke gutereta abagabo babandi kuko buriya tugiye muri research cyane twasanga neta ashobora kuba yarateretanye nagafaranga umugabo n'umugore bakibana buriya nareza abana ngenyine nzi ukuntu kurera abana ngenyine bimera nzi ko kwiruka ku mugabo mwaka indezo na minervare bimera nzi umubabaro wo kurera abana ariko ikintu kizagufasha wa mubyeyi mbabarira ushyira amavi hasi usenge nimba wasengaga wicaye usenga upfukamye Imana ikunda ababyeyi mbisubiremo umugore ufite wese umwana akaba rero umwana yaratawe n'umugabo cyangwa harabaye impamvu yo guterwa inda ntafashwe nasenga Imana ikunda ababyeyi buriya nubona igitsina gore kibyaye kurenza umwana umwe akareka umugabo muzamenye kuri mugabo adashobotse. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV na The Unity TV tubahaye ikaze muri remandi zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane twakiriye umumama mwiza niba umumama cyangwa umukobwa araza kutubwira yambaye neza cyane muramubona rwose umudamu mwiza ubereye u Rwanda wa rwose urabona ni mwiza yambaye neza rwose she's very smart tuguhaye ikaze. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane mbanje kubashimira kuri ayo makeya yose mu mpaye Imana bahumugisha. Yego. Meze gute? Meze neza ndashima Imana. Uratangira nisengesha ariko mbere ya byose tubwira amazina yawe kugira ngo aba bantu tuganire nabo bazi se tugiye kuganira nandi. Murakoze cyane. Mbere ya byose nitwa Maria Aime abandi bazi kuri Shadia. Ibindi Imana iduhana umugisha mureke dusenga Imana. Aho nzahamagarwa hose ari no mu misozi cyangwa ku rugamba rukaze mubyeyi nunkenera ukambwiza ijwi ryawe ritoya ukanyuza inzira ntazi nzakwishyira mu maboko mvuge nti nzajya nkushakira hose nzajya nkushakira hose mwami mu misozi no mu bibaya nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami kandi nzaba nkukushaka. Amen. Amen. Murakoze Imana ibaha umugisha. Amen. Wa Maria nitwa Maria Aime. Yego nukuvuga nitwa Maria Aime niyo mazina yanjye original ari kuri ID Shadia narikuye mu idini rya Islamu ndi umwana mutoya. Nge nabaye imfubyi ndi mutoya ntago nzi ababyeyi banjye yaba data na mama ntabo nzi nta masenge nta so wanyu nta n'ubuhamya burebure. Imiryango yagiye indera rero aho ibyo basengaga nibyo najyaga gusenga. Ubwo nabaye umusiramu nyine nitwaga Shadia nabwo kuva mu busiramu nabwo nubundi buhamya burebure. Shadi kubera iki harakaririmbo ririmbye urarira
ubona yuko iyo ndirimbo ishobora kuba ifite ikivuze ku buzima bwawe. Iyi ndirimbo tubwireho gatoya, kuki iririmbye amarangamutima akaza ukaba warira? Twari turi gusenga kandi burya umuntu aba ari gusenga Imana data twese uri mu ijuru ni Yehova, kandi niwe niragiza aho ngiye hose mu ivugabutumwa ryanjye. Mba mvuga ngo Satani ataza kuntera imyambi ajya arasaba abakozi b'Imana, ndamwiragiza kuko naje kuri uno musozi rero urebwa n'isi yose, uyu ni umusozi muremure cyane, mba ngomba guhamagara Imana kuko nayemereye ko aho izampamagara hose nzavuga ubutumwa bwayo, kandi ndanashima Imana kuba ndi kuri Gasaro TV, nabwo ni ku mugambi wayo. Amen. Imana ibane nanjye ahubwo. Urakoze cyane. Hanyuma mita nibaza iki kibazo, uri umukozi w'Imana, reka nkoresha iryo jambo wenda ntago ndi bwinjire ku matayito cyane, mbona abakozi b'Imana bakunda gukoresha apotre, pasteri, profete, nibyo? Yego. Bishop, ibintu nk'ibyo mbese sibyo, evangeliste, ibintu nk'ibyo. Ubundi turashaka gatoya cyane Shadi tubwire uyu minsi ubona abakozi b'Imana gute, hawe cyane kuri mu evangeliste kanywesha iryo jambo mbabarire, cyangwa se umuvuga butumwa. Urakoze cyane. Nge nkunda kwivuga ku giti cyane nkavuga ko ndi umubwiriza butumwa bw'ubwami bwa Kristo. Yego. Kuko niyo nyise umukozi w'Imana nukuri ndabyakira mu izina rye ko twitwa abakozi b'Imana, ariko kubera abandi bantu biswaye amazina bakayakoresha nabi cyangwa bo bakanayiyita, bintera ipfunwe kumva wanyita umukozi w'Imana. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, kuko bavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nanjye muri ubwo buryo rero ndi umwana w'Imana, ntabwo ndi umukozi w'Imana. Ubwo rero bano bantu biha amatitre bishop, profete, aya matitre muyitondere. Muyitondere ko ngenda umuvuga butumwa kandi mvugana n'Imana. Hari aho mpurira nayo ikampa message, ni ukuvuga ngo hari abayise kugira ngo babe barusahuzi, biba amaturo y'abaturage, baba bajura. Abantu kera baribaga bakaba amabandi, bamwe bakabita ibisambo, ariko ubu aritwaza titre yo kwitwa pastor, ugahita pastor akakwiba neza. Ariko ubu nakwibaza uburyo uvugana n'Imana utari bishop. Hari aba bishop bataravuga ko bavugana n'Imana, uburyo byagenze gute? Buriya rero Imana ni Imana yacu muri rusange, ariko igihe Imana y'umuntu ku giti cye, kuko ihamagara ku burenganzira bwa, yihamagara ku giti cyayo. Kuko mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 1 umurongo wa 16 wa 27 haravuga ngo yahamagaye abitwa baswa kugira ngo ikoze isoni abitwa abahanga. Ni ukuvuga ngo rero iri vuga butumwa ry'Imana ihamagara uko ishaka, ihamagara mu mujyi, ihamagara no mu cyaro, ihamagara umuremure, ihamagara umugufi, ihamagara ukizi, ihamagara umukene. Ni mu bushake bwayo, kandi guhamagaye urabyumva ko n'ijwi ry'Imana nyine rirakora. Yego. Hanyuma Shadi urahita utuma nkubaza kino kibazo. Yego. Ndetse nanabikunze cyane, hari ikiganiro wabonye cya Pastor Fanny cyakozwe kuri channel yanjye, mu mama ubona amarangamutima ati Gasa, nsigaye mbabara cyane iyo mbonye abakozi b'Imana muri iyi minsi, hari bamwe bashobora kutuka bagenzi babo cyangwa se kubandarika, ati ukabona umukozi w'Imana afite agahinda, ati cyangwa se ukabona nawe ubwo ari kuvugana uburakari kubera iki, kubera wenda yatewe, nyine wumva ko byamukozeho. Ubundi ni cyo kintu cyakubajwe kira kiganiro Shadia? Murakoze. Kira kiganiro cya Pastor Fanny, bura Pastor Fanny ndamukunda cyane, arabizi ndamukunda ko niwe ndahazi mu nzu, twaraganiraga duhana ibitekerezo byo mu buryo bw'ubwami. Ahubwo nge natungwe na kira kiganiro motion yagaragaje yatumye ndarandira, kuko yavuze mbona ageze muri mosiyo. Ni ukuvuga ngo hari igihe turangwa n'amarangamutima yacu. Umuntu yakubabaje, hari ibimenyetso biranga umuntu wababaye. Kira kiganiro abonye ko Pastor Fanny yarababaye ndetse bimugeramo indani mu mutima, ariko ababazwa ntabwo ababajwe n'undi muntu runaka ku ruhande, yababajwe nanone n'undi muntu wiyitirira cyangwa witwa ko ari umuvuga butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo uyu murimo uri gusenywa na ba nyirawo. Ni nk'uko twaba twarubatse inzu tukayizamura, ariko tukaba dutangiye kuba ari twebwe tuyisenyera. Ibi bintu rero birarenze gusa ikintu nabibonyemo, nabanza nkamubwira Pastor Fanny niyihangane, yegereze mikro. Pastor Fanny niyihangane, kuko nta muntu wangwa kuvuga yaje hano kuri no mihanda. Nawe barakuvuga, hari n'abari nanjye ndava hano kuri kamera bamvuge,
kandi kuvugwa hari igihe bizamura imigisha cyane, cyangwa se ukavugwa nanone hari ukugira ngo Yesu yamamarire muri we, kuko na Yesu yavugwaga cyane. Ubwo ntabwo ari igitangaza rero kuba umuntu yagutuka. Nakunze no kuba hari n'igihe umuntu agutuka kubera yabuze indero n'uburere, sibyo, cyangwa se keya. Hari abantu babaye bameze nk'ibicamuke, akaba atazi kuvuga ijambo ryiza mu bantu. Ibyo bintu ni ibintu bibaho. Njyewe yambwiye nabi, njye mugirira impuhwe, numva namuha keya rwose. Turahita twibaza iki kibazo. Nka Shadia rero uri umumama? Yego, ndi umumama w'abana 2 b'abahungu. Ukabona rero nka wa mumama wa mugani w'umuvugabutumwa bw'Imana, ibyo binancanga, cyangwa se uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, ukabona ari kiye kibazo rero cyaba gihari, sibyo? Nka wa mukozi w'Imana ushobora kubibonamo ibintu byinshi, sibyo? Ubona noneho biterwa n'iki ko umukozi w'Imana ashobora kwataka mugenzi we? Ndagusubiza. Wowe ubibonamo iki? Ukuntu icyambere mbona, Satani ari mu kazi kandi arakataje kuko afite igihe gito cyo kugira ngo arimbure abana b'Imana. Yinjiye mu bakozi b'Imana kugira ngo abanze abarwanye. Ikindi, hari amacano menshi cyangwa se namwe mushaka kuba mwarakira abantu bavuga ubuhanuzi baba ngo Imana ije gukubura, Imana ije kuvuga ku bakozi b'ibinyoma bita ko ari abakozi b'Imana nyamara abakozi b'ibinyoma. Imana ije kugaragaza imbuto bera. Buriya buhanuzi nabwo baba bagomba kubasohoreraho. Ubwo rero ku mpamvu ebyiri, hari impamvu z'uko bashaka kuba barenganywa kuko bari muri Kristo Yesu bakunda kurenganywa, hakaba hari n'indi mpamvu y'uko ubwabo ari igihe cyabo cyo kugira ngo bamwe tugende tubabona imbuto zabo bera, kuko Bibiliya nibivuga neza ngo ntabwo amazi meza yakereta, nuko ngo mu kanwa kacu ntabwo agomba kuvamo ibyiza ngo havemo nibibi. Kandi noneho turi n'inzandiko zisomwa n'abantu bose, tugomba kuyobora abantu ku butumwa bwiza bwa Kristo. Shadia nari umusambanyi, Shadia nari umujura, Shadia nakoze ibyaha byinshi, iby'abana b'abantu bavuga. Nge nkundi iyo mvuga ntabwo mbasha kujya muri detaye, sibyo? Ariko Shadia uyu nguyu wiyaruye mu muriro, agomba gusubira inyuma akabwira babandi hanze ni habi, naho kurimbuka, nimugaruke tuze kuri Kristo. Rero umuvugabutumwa naza arwanya undi, agapfusha igihe cy'ubusa, arabuzana wa wundi uri kwinywera icupa cyangwa uri mu busambanyi, aravuga ngo nimubandebere. Biravuga ikire, biravuga ngo bavugabutumwa bavandimwe, nimba Satani yagabye ibitero, natwe tujye ku mabi. Nimba twasengaga twicaye nidupfukamye. Navuga utubwiye ko noneho Pastor Fanny iwe unahazi cyangwa se mwahuye. Hanyuma Pastor Mutesi umufata gute? Pastor Mutesi ntago muzi kuri YouTube kuriya mu magambo meza azi gutegura, hari kunategura amagambo neza aryoheye amatwi, afasha n'imitima, ukavuga uti masa n'imitima. Iriya ni impano yifitiye. Icyo kintu nicyo namubonyeho, nicyo muziho. Ikindi cya kabiri nabonye kuri Pastor Mutesi, arakunzwe ku ma YouTube cyane, message z'abantu bakunzwe cyane abamo cyane pe. Ubwo rero natunguwe no kubona ubuhamya bwe cyangwa inkuru ze zisohoka zimeze kuriya nkuko mwazibonye kuri za YouTube. Hari Eliana amuvugaho biriya bintu byarantunguye nabwo, numva ubwo buranyishe. Ariko nza kwitegereza nsanga uriya mubyeyi Pastor Mutesi nimba yageze mu bihe byo gukundwa, akaba ageze mu bihe byo kuvugwa, ni yakira ibiri kumubaho, sibyo? Kuko yagiye yivugira ubwe ngo iyo avuga, iyo ukunze kuza wisobanura urisobanya. Nawe yarakwiye, nimba yatatswe, yarakwiye guceceka. Kuba yavuga nikosa, kuvugana uburenganzira bw'umuntu. Ariko iyo wavuze ngo ngewe umvuze sinavuga kuko nabanje kwisobanura, ngo iyo uri mu bantu, yajyaga avuga urugero simbyibuka neza, ngo nimba uri mu bantu 9 bakuvuga, wowe ukaza kwisobanura uri uwa 10 mu kwivuga, akongera akagira ikibazo akongera akagaruka, bivuze ngo ururimi rwe hagiyemo indimi ebyiri. Yagombaga kurinda isezerano z'amagambo yatwigishaga. Eske nimba waratwigishije kwihangana, wowe bikaba byagushyikiye, uko kwihangana kwawe wakutweretse. Nicyo cyifuzo nge nabonaga cyagomba. Hari comment yawe Shadia nabonye kwa Chita, umunyamakuru mugenzi wacu. Yego. Ku kiganiro yakoze, ndashaka none umbwire kubera ikiriya comment wayiteye kuri kiriya kiganiro. Nibirandikwa TV n'abantu bajye kuntereraho rwose ka subscribe bagere kuri channel yanjye. Chita narebye ikiganiro cye, yicaye umuntu w'umugabo. Uriya abagabo ndabubaha,
nubwo bamwe batangiye guhindagurika ariko buriya yicaye umuntu w'umugabo yicara ku ntebe nk'iyi nicaye wafata kamera avuga kuri Mutesi kandi Chita muziho ubwenge icyo cyo ngewe ni ku giti cyanjye sinzi ko wowe mubona araganira avuga biriya bintu byose yavugaga yari yagize emotion y'ibiri kumubaho nuko bamuborotse n'iki bivuze ngo hari ahantu harimo ikibazo kuri Mutesi na Chita sibyo ni ukuvuga ngo nimba icyo kibazo gihari rero akicara akadushyira kuri kamera twese abagira ngo abitwereke ukuri kw'ahantu kuri bivuze ngo ubu tuvugana muri uru ruhando rwa YouTube Mutesi afitanye ibibazo n'abantu akeneye iki rero akeneye kongera kujya imbere y'Imana ukabona se ari nk'icyo kibazo noneho gihari hagati ye na Chita hawe nka wa muntu usenga okay ikintu nge nabyitegereje cyane ko ni umunyamakuru ikintu cya mbere n'ukuri kandi ndavugisha ukuri imbere y'Imana ntabwo Mutesi ashaka ko bamuvuga nabi kandi nibibaho tugomba kuvugwa neza tukanavugwa nabi harusha kumbona inateze igitambaro ati icyo gitambaro cyawe wagiteze nabi sibyo cyangwa umeze gutya na gutya nago wamubuza uburenganzira bwe Mutesi rero warashaka ko tutamuvuga kandi yaraje ahantu tugomba kuvuga nkuko nanjye bamvuga nkuko nabandi bose bazamvuga mu magambo make rero nkunda kubivuga nimba bakuvuze bakakuvuga nabi wowe ushaka ko bakuvuga neza ntabwo wari ukwiye kuza aha hantu iyemeze nimba waje tukavuga ku myenda wambaye iyemeze tubivugeho ukabona ari cyo besa naho se Chita cyamubabaje ngewe ikintu nabonye kuri Chita na Mutesi ikintu cyaba cyarababaje Chita se cyangwa cyababaje Mutesi nyine cyatumye ubwo bakomana kandi wa mugana Chita na kuri iki kiganiro cye bari abantu b'inshuti ati rwose n'inshuti yanjye ariko akazama ku kantu gato navuga kagatotsi ikigaragaramo Chita yarivugiye ko yamwise umugome kandi buri muntu yakwise umugome babisobanura ibintu byinshi haba harimo ibintu byinshi ubwo rero nawe aravuga ati uyu muntu wambonyemo ubugome reka mvuge noneho andetaye mumbabare sinjya nkunda kuvuga abantu mfite igihe gito hano mu isi misi sigaje ngewe irabaze ni ukuvuga ngo ndashaka gukoresha igihe cyanjye neza nkitahira nkagenda nta muntu nanduranyijeho ariko ikintu kigaragara muri aba bavuga butumwa kuri no mupasiteri Mutesi na Chita ibibazo bagiranye hagati yabo sinari impari turi kujyana yego ikindi cya kabiri ibyo bavuga nibyo tubabonamo ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi rwose ushaka ko bamuvuga ibyiza kandi yakoze ibibi ntabwo ari byo ntabwo mfite mperutse kugwaho nitonze ya audio y'umuntu witwa Mutesi yari yohereje umuntu ntari buze kuvuga amazina avuga ati Chita ntago yakabaye umuntu w'inshuti yanjye tuziranye muri uru rwego ariwe muntu urarikira amafaranga akaba yahemuka kantemera hitaka kuriye ari kuvuga ko yamugambaniye bitewe n'amafaranga nawe niyo makuru wawe ufite ibyo nabyo nabyumviseho rwose ariko gihe icyo ndi kuvuga ni ukuri ko Imana ntinya kuvuga abantu Imana ijya imbabarira ndabitiye hanyuma tugahita twibaza iki kibazo nta muntu n'umwe ngewe ndi umunyamakuru ndi na Netra yego amafaranga nta muntu utayakunda site play twicara kubera amafaranga sibyo tujye tuba honest nimba Chita yarakoze ikiganiro n'umuntu runaka yari mu bucuruzi kandi nawe yarabisobanuye ati turi muri business sibyo nkuko nanjye Gasaro nkuko nawe Mbata uri muri business sibyo tuvugisha ukuri uyu mutumirwa we yaje kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se gufasha abantu sibyo nta business arimo si n'inyunguzi ariko twe turi mu bucuruzi none nimba Chita yarakoze ikiganiro ni ikintu ndi kwibaza kikaba wenda cyamukomeretsa nka Mutesi byaba ari bwo bugambanyi yakoze muri kuvuga ngo Chita yakurikiye amafaranga kandi wibuke yuko we yahaye ikiganiro ndajya bitumvikana wenda nabi ntago yamwishyuye ngo nje kuvuga runaka ima platform yawe we yamwicaje kuri platform ye akora ikiganiro ahubwo ariyo bivuga yuko havuyemo amafaranga kandi koko nayo iki kiganiro ngize umugisha kikarebwa ntange nabonamo amafaranga wa muntu cyane Chita yarayavuze ukuri namwumvishe cyane nimba Mutesi ajya kuvuga akafata channel ye nigira neza agafata channel ye agashyiraho Chita akamuvugiraho nuko ndibuze nundi wese akaza views zikinjira na Chita rero ni ukuvuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ufite n'uburenganzira bwo kubaza ugasubizwa cyangwa ntusubizwe twese twiyemeje kuza kuri YouTube
twiyemeje no kwakira ibyiza n'ibibi tuzahasanga mu magambo make rero ahubwo tumenye gukoresha iki YouTube neza. Ikibazo aka gasima turiho ka YouTube cyangwa se n'abarakozi b'Imana namwe mukoreraho, kuki buri muntu wese aba yumva adashaka ko mugenzi we yabasha kubaho neza? Mbonye ntabwo mbizi abantu badashaka ko mugenzi wundi yabasha kuba neza, ariko ikigaragaramo icyambere harimo kuba babakozi binda, babakozi bitwa ngo nabakozi b'Imana biyise ayo matitire kugira ngo bashaka umugati, badafata nkuko bitwa abashumba, badashaka gufata abayoboke babo ngo babageze kuri Kristo, ahubwo babashakamo kubagiramo iki business kugira ngo babone amaturo n'inyungu zabo bwite. N'ikimenyimenyi byinshi biragaragara, ugasanga abakozi b'Imana abana babo biga mu mashuri ahenze, ugasanga imibereho yabo irahenze, ugasanga umuntu hari ibintu byagiye bigira. Rero hari impamvu, hari icyambere hari uko bashaka inyungu zabo bwite, ikindi cya kabiri namaze kubona nuko abenshi bavugana kubera amashyari. Nk'ubu Shadia ndaje maze igihe kinini ntavuga, mwaranabibonye kuri YouTube, sinkunda kubwiza kuri YouTube, mbwiriza ku nzu n'inzu, nkabwiriza mu muhanda, mu masoko bajya bambona, bamwe bajya banabibabwira amakomanteri, nkakunda no kujya kubwiriza mu byaro ahantu hatabana za kamera. Ni ukuvuga ngo rero aba bavuga butumwa baza kubwiriza ahantu hamwe bagahanurira ahantu hamwe, ugasanga umuntu w'umuhanuzi ariko shazi guhanura kuri YouTube, hako nta handi hantu wabona atanze ubuhanuzi, kuko kirashaka indonke mu badiaspora, sibyo azanabeshya. Kandi hari n'ibindi Imana yanyeretse uburyo ki aba bavuga butumwa, aba bahanuzi bavuga izindimi, aba bantu benshi barimo bababeshya. Mube maso, kuko ibi ni ibintu bahimbye, ni kanuni bahimbye kugira ngo babone uko biba abana b'Imana. Ntago nabura kubibabwira. Yo hanyuma navuga kuko ni kazungu narara ndimo ndavuga ubu tuvugana Sando aratwite urugero Sando ndatwite uzabyara umuhungu kandi nubyara umuhungu uzahita uzana ituro umubyaye ituro nijyangeraho sibyo ubwo nabivuze mu kaya gato muri comment barandika ati nibyo se Gasaro aratwite. Gasaro n'urugero atanze noneho umwe yaza akavuga ngo okay wabyumvisha urugero umwana azavuga ngo Gasaro nibwo ubuhanuzi reka mbabwize ukuri yewe nabyumvisha ubwami bwa data nkorera ubuhanuzi bwa data ngiye kubabwira nibanga ryabyo nuko Imana ibi bifitemo inyungu ku munyabyaha. Sibyo irashaka intama zazimiye ko zigaruka, irashaka abantu ko bihana, irashaka kwibutsa abantu bagiye mu biyobyabwenge bakajya mu byaha no mu bwiyandarike ko Yesu abakunda. Urumva Yesu yarabakunze, mwongere mwibuke kuri Yesu. Ntabwo rero ishaka kubabwira ngo Imana iguha etage, rega etage nshobora kuyihanura ukayibona n'ubundi uzakora ubigereho. Nukuvuga arakana uvuze mise numvamo akandi uravuze ngo umuntu wenda akaza akaba ati Gasaro aratwite n'urugero, ariko kubera wenda akabihuza n'ibihe agahita avuga ati Gasa n'umuhungu tu kuko yabihuje n'ibihe, ngewe ndahita mvuga ngo uno muntu n'umuhanuzi koko mitemo kubita ituro. Rega n'umuntu utanahanura, hari abantu bafite impano yo kukureba akavuga ati ndabona yarabaye igikara cyangwa yarwaye ibishishi ukuntu yicuje ukuntu muzi iranda n'umukobwa n'urugero, noneho byanahura nuko agushakaho indonke Gasa nubyara wa mwana navuze uzazana ituro mu rusengero rwanjye, agahita gutegeka nahana gutegera akagutegera muri iki urimo uratera imbere, arimo arakubona mu future akavuga ati uzabona perime Imana iguhaye imodoka kandi iwanyu mu bisekuru harimo imodoka mu miryango, izo modoka zirahari. Ibyo bintu nta nyungu Yesu abifitemo ibyo bintu. Ubu buhanuzi bw'amaviza, ubuhanuzi bw'Imana yavuze, nimushaka bavuga butumwa mu nkubitiranga nta kintu bimbwiye, mureke kuyobya intore z'Imana. Ibyo ni ibintu uzi ukuntu ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Nushaka ubwami bw'Imana ukinjira muri Kristo uzaba umukire. Ni ukuvuga ngo bataguhanuriye n'ibyo bintu, wowe ugashaka ubwami bw'Imana gusa, ibindi biza ari imigisha yawe. Hanyuma urahita utuma nkubaza iki kibazo, Shadia uburyo cyabivuzemo ndabisubiramo simbisasira, ndabivuga nkuko abivuze. Washatse kuvuga ati nubwo mubona hano ku mihanda hari bamwe na bamwe batera abandi amabuye, nuko yabonye yuko isoko rye riri diaspora ashobora kuritsindira. Yego ati hanyuma undi nawe agahaguruka. Nicyo kinashatse kuvuga ati hari abarwanya abandi kubera kabona ko nawe yatangiye kwigarurira imitima y'abantu. Ati umuntu niba afite ijambo reka nze nanjye ibyo wenda mbinyemo cyangwa se musebye. Yego ni ya maturo nyine. Yego
bapfa abayoboke Okay. bapfa abayoboke Yego. rwose ntabwo nabura kubabwira amaze iminsi afite nk'abadiaspora batanu bamuha amafaranga yego cyangwa se asengera bamuha ituro Eh. kuki uwo muntu muri iyi minsi ujya kubona ukabona mwamuviriyeho indi imwe mwamukubise hasi mukamutura hasi biterwa ni murambabarira njye ntabwo ndimo kandi nta n'umudiaspora urama n'igihumbi cye rwose Yo. gusa nimuyama nanjye nzabishimira Imana nanjye ntabwo Nawe ntiwaryanga iryo turo. sibyo ariko muri make aba bantu bavuga ngo diaspora yabafashije yagize gute bamwe banakoze n'utuntu ntazi igihe buriya njya mbibona ugasanga ukavuga uti ngiye gufasha imfubyi ni inkuru no mushinga nibyo bazampa miliyoni urugero n'icumi njyewe imfubyi nzaziha 2 ntacyo ariko 8 zizaba kongera kuri iki kintu nababwiye ngo bantu musenga Imana ni muyisenge by'uyiteka muyisenge by'ukuri zabashishurira aba bantu abaribo muzajya mubamenyera ku mbuto zabo nta muvuga butumwa uzurwanya undi nta muvuga butumwa uzutuka undi ntago twahamagariye umurimo wo gusebanya twahamagariye umurimo wo kuzanya mve kuri kamera Gasaro undi umuntu aze anyuzuze sibyo Yego. buriya reka mbabwire binkundi ari nk'ibintu byanjye by'Imana nabwira umuntu wese ushoboye nimba adashoboye kuvuga Imana neza ngo abanyabyaha bihane nimba twarakoze ibyaha tukaba twarihanye ngo natwe tubwira abakiri muri ya puberi bagaruke kuri Kristo bikaba byarakunaniye kuvuga ibi bintu unkundiye wanava kuri channel ukagenda ukava ku ma YouTube kuko byakunaniye cyangwa uzi utitwa pasiteri rega ahantu bipfira bitwa amatitire yivuga butumwa ukitwa bishop ukitwa profeti ukitwa pastor arana amatitire akomeye aya matitire ni amatitire iyo wayahawe n'umwuka wera w'Imana urayarinda cyane rwose ikintu ubona kibangamye muri ino minsi mwivuga butumwa kibangamye kuruta ibindi yego ari nacyo wenda wasaba abantu guhindura ni nk'igiki uzi ikintu kibangamye kandi gikomeye cyane ni uburyo ki irivuga butumwa bahamagariwe atari ko bari kurikora ni ukuvuga ngo Kristo ni uw'amahoro Kristo ni umudendezo Kristo ntabwo ari igisimba kandi Kristo ntago bajyaga baba ko yambaraga ikanzu imwe na sandali bajyaga bagenda n'amaguru Kristo aho bavugaga ubutumwa batereraga imisozi n'amaguru ariko umuvuga butumwa araza ati imodoka iki barashaka ibintu bifatika kandi Yesu uribuka ajya kubwira umutunzi amubwira ngo mwigisha ngo nkora iki kugira ngo nzabone ubwami bw'Imana aramubwira ngo kora arati narabikoze arangije arongera aramubwira ngo genda ugurishe ibyo utunze umurikire ese koko tuvugisha ukuri bavuga butumwa muri ahanga abapasiteri muri kunyumva aba bishop wakubwira ngo gurisha iyo modoka uyiha abakene n'imfubyi nkwereka aho tuyajyana wabikora zirahari mayibobo mu biraro nta kintu wabikoraho ngewe reka nkubwize ukuri uyu murimo wa Kristo dukorera nta mayibobo yakabaye iri mu kiraro dufite insengero zirenga ibihumbi ikintu ashatse kuvuga Shadia ni nko kuvuga ngo Bibiliya sinyizi cyane ko ngo ubwami bw'Imana buzinjiramo barya ngo ni nko kwinjira ngo iki ngo nyine akantu gato cyane ni ukuvuga ngo ni akantu gato cyane ni ukuvuga we icyo ashatse kuvuga biragoye ko wakurikira ubwami bw'ijuru ukabutumbera kandi tugihanze amaso ku mitungo y'isi biragoye nicyo ashatse kuvuga rero nta hantu bihuriye ni ukuvuga ngo ubu bwami bw'isi ubundi Bibiliya nibivuga neza n'ijambo ry'Imana iyo turi gutwaranirwa kujya mu bwami bw'ijuru ni ukuvuga ngo n'ubu butunzi buradukurikira Shadia nshaka kuvuga ubutumwa bwiza ubu butunzi bukankurikira ariko ntabwo nshaka ubutunzi imbere yo gukora umurimo nahamagariwe nimba rero ndi kuza kuri cano simvuga ubutumwa bwiza ngo abantu bihane ahubwo nkatinyuka nkabona muri commentaire umuntu avuze ibintu bitambabara hanyuma duhita dukomeza iki kibazo divorce uyifata gute wowe divorce divorce ni ugutsindwa rwose ni ugutsindwa ni ukwiyemeza ibintu wowe utashoboye ni ukuvuga ngo wararahiye urahirira ibintu urangije ugeze mu cya kabiri hagati uti ndadivorushije wari umusore nanjye ndi inkumi turarebanye uragiye ndabyaye mbaye umubyeyi nawe ubaye umupapa ngezemo hagati ndi umugore birananira divorce ni ububwa ni ugutsindwa n'ububwa ni ugutsindwa hanyuma rero tutuma nkubaza n'iki kibazo mu minsi yashize navuga yuko noneho Annette n'agafaranga bakoze ubukwe bakimara gukora ubukwe abantu barabataka koko barabataka gafaranga nibyari bikwiye guta umugore undi nundi ariko nanone njyewe nkangira Gasaro njyewe bamahitamo y'umuntu nimba ubwo bisemo ni kubyumva sibyo
wowe ni ikihe kintu nahita nkubaza noneho nkawe divorce uvuze ko ari ububwa gafaranga yaba yarakoze ubwo bubwa wabona na madamu yaba yarakoze ubwo bubwa ko ntabwo tuzi uwatumye atandukana n'undi rega njya nkunda kubwira ngo twajye tujya mu buzima bwa bwite bw'abantu nuko nshobora gushaka umugabo nkagenda nkarahira nagera mu oya mucyumvikanye nuko ari we wasabye divorce yego ntabwo nzi nimba baranasezeranye ikintu rero nabonye cya divorce icya mbere hari amategeko ya leta kera habagamo n'akantu kitwa karamata ariko namenye amakuru yuko bagakuyemo ubu ngubu amategeko ya leta yagakuyemo kakaramata kubana karamata ubundi hari amategeko ya leta ko nemeye ko kanaka mbera umugore hamubera umugabo mubera umugore akambera umugabo noneho twagera no mu ijambo ry'Imana Bibiliya tukabona uburyo amasezerano y'itorero bikoreye ubwabo bihambiranaho mu badivantiste bavuga ko bazabana iteka ryose twagera mu buraya madini y'amapantekote tugasanga bavuga no kuzabana iteka kugeza umwe apfuye cyangwa Yesu agarutse bivuze ngo rero amasezerano twasezeranye twagera hagati bikatunanira umwe akadivorce ni ugutsindwa twisha amategeko y'Imana twishe n'aya leta mwabyumvise ibi bintu rero bikagira ingaruka ku muryango njye impamvu rero ndi kurwanya divorce cyane nuko Imana itemera divorce ntabwo Imana yemera divorce ahubwo nubikora wewe wenyine Sando cyangwa nanjye nkabikora ku giti cyanjye nka Shadia nuko natsinzwe nagiye mu marangamutima y'umubiri wanjye n'ubuzima bwanjye bwite nsanganywe niyo mpamvu uvuga ngo wabikoze mwijya kumwibazaho kuko ni ibintu bibaho turi mu isi hari ibintu bizahoraho kugeza Yesu agarutse hari ibintu tutahindura hanyuma aba yari nk'umwana wawe yego akakubwira ati mama ndagukunda ariko bibaye ngombwa yuko mbana n'uno mupapa afite abana for example 2 cyangwa se 5 wabyemera cyangwa se wabyakira umwana wanjye burya aba ari icyambere ntago bakiri minera aba yarabaye majeri aba afite ubwenge mba naramuhaye indero iyo ahisemo ngo ngiye guhitamo umugabo w'abana 5 ni uburenganzira bwe cyane rwose ntago ngomba kujya mu buzima bwe niyo mpamvu buriya nkunda Imana cyane yarabatubwiye ngo mbashyize inzira ebyiri imbere iyo ubugingo n'iyo urupfu uhitemo iyo ushaka ni ukuvuga ngo umwana wanjye nimba aramubwiye mwana wanjye uzagire gutya akaza ati ma mpisemo iyi nzira never hanyuma mpita nkubaza ikibazo hanyuma nkawe abibasira neti wababwira iki rero abibasira umugabo w'abandi uteye gapapu nta muntu utwara umuntu narabivuze ntabwo umuntu gaba ari igikapu nta nubwo umugore ari igikapu ni ukuvuga ngo ndi kwigisha ahubwo abakobwa nibareke gutereta abagabo b'abandi kuko buriya tugiye muri research cyane twasanga neta ashobora kuba yarateretanye n'agafaranga umugabo n'umugore bakibana bivuze ngo neti yabarwa nk'umunyabyaha kuko yagiye kwinjirira urugo rw'abandi bituma agafaranga agenda sibyo amuhata keye yego ariko gafaranga abaye yaradivorishije agakora divorce bagateretana nyuma biriya bintu ntabwo Aneti yari kubibazwamo ni ukuvuga ngo rero abantu bibaza kuri Aneti nababwiye ngo Aneti yari mukuru yego kuhitamo gafaranga gahera kwina kagenda mu bwonko bwa kwati ngiye muhisemo mwavuga mutavuga ndagiye sibyo ni mu mureka agereyo rwose pe agende nawe yubake ahubwo abantu baza kubabwira ngo urapfuye nguzaruha iyo mivumo mumbabara abakozi Imana ntago tufite umunwa wo kuvuma abantu dukwiye kubagira impu abantu baguye tukababwira ngo zana akaboko tugende Yesu urugendo ruracyakomeye natwe ntabwo turagera iyo tujya turacyari kurwana n'urugamba gusa ngiye haraho ndagera hahana umuntu aragera murancungana n'izamu ryanjye ngo natsindwa ibitego nubwo buryo niyo mpamvu y'ubusambanyi buvugwa hagati y'abakozi b'Imana by'umwihariko b'igitsina gore abo ntabwo ari abakozi b'Imana gakureho ku kantu nta mukozi w'Imana umusamba erega abakozi b'Imana ngiye icyo nkuko mbyumva ni nkuko n'undi muntu yasambana n'urugero oya wumva icyo mubwiye nawe icyo nshatse kuvuga ahubwo we nuko yagagombye kurinda ubuhamya bwe sibyo ariko ubusambanyi nyine mwisi buhoramo sibyo se oya ngiye ntabwo mbishyigikiye nshatse kuvuga ko hari ushobora kwiyita umukozi w'Imana sibyo se nkuko Shadi yabivuze akaba yabikora ariko umukozi w'Imana wa nyawe azubaha urabisubirije neza sibyo se yubahe n'umubiri we umuntu w'umukozi w'Imana umuvugabutumwa pasiteri urinda ya titire yawe nkuko urinda igihe ubaguhaye igi ku kiyiko urigendane mu nzira none se reka ngo urugero ukuvuga ngo iyo ukoze ibintu aratuma mubaza Shadi yasi umukozi w'Imana aramutse asambanya ahantu runaka sibyo hakazana Diane wa runaka ati Diane yasambanye
abo bantu babiri nibafatwa kimwe Ntabwo bafata kandi kimwe. bakoze icyaha kimwe ariko imbere y'Imana ibyaha byo gusambanya kirangana ntireba ngo Shadi yarazwi niba ariko twebwe kubera abantu bo mu isi nyine dukunda harazwi muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 haravuga ngo turi umucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo nimba turi abana b'Imana, Bibiliya nibivuga neza turi umucyo w'isi. Iyo umuntu ari umucyo w'isi rero agakora akantu ubushadi wambona ahantu haba muri hoteli cyangwa roge handi nduru zavuga. Ariko ndi umuntu wambaye minini igendera mu buzima busanzwe ninde wamvugaho. Turi umucyo w'isi rero turinde iki ibyo twahawe kurinda. Nicyo kintu nakwifuza nkabyifuriza abakozi b'Imana bagenzi rwose ni ukuri uno mama no gutanga inama nziza cyane. Ari gutanga inama nziza cyane ati divorce nge sinyemera ariko igihe byabaye ngombwa nyine ko umuntu atsindwa. Nta kundi nyine nicyo kintu wabwirira mama rero wasigize arera abana. Cyangwa se inama wamuha sinzi niba nawe ubana n'umutware. Reka nkubwire uriya mubyeyi nabuze na nimero yo mba naramuhamagaye wanayima azayimaza abagize neza. Uriya nareze abana ngenyine nzi ukuntu kurera abana ngenyine bimera. Nzi ko kwiruka ku mugabo mwaka indezo na minervare bimera. Nzi umubabaro wo kurera abana ariko ikintu kizagufasha wa mubyeyi mbabarira ushyira amavi hasi usenge. Nimba wasengaga wicaye usenga upfukamye. Imana ikunda ababyeyi mbisubiremo umugore ufite wese umwana akaba rero umwana yaratawe n'umugabo cyangwa harabaye impamvu yo guterwa inda ntafashwe nasenga Imana ikunda ababyeyi. Imana izamushyigikira kandi imufashe kandi n'umuryango wa Neti rwose nabo Imana izabashyigikire. Hari igihe bazabona ko ari ibi bihe bigomba kuba muri no misi imiruka bigomba gusa. Hanyuma tugahita twibaza ubwo no kuvuga ko nawe hari igihe cyageze runaka ntago navuga ko wowe cyangwa se umutware wawe biba ngombwa nyine yuko utsindwa cyangwa se atsindwa. Ntago ngiye nkunda kwinjira cyane mu urabizi mu buhamya bw'urugo rw'umuntu cyane gutyo. Shobora kubyinjiramo ko wenda uri icyamamare ariko Shadi wenda cyangwa se umutware we ntago wabizanye ku mihanda niyo mpamvu ugiye wenda nifuje kuba nabibyinjiramo. Icyo gihe rero noneho utsindwa wowe tutubwira wowe uru no mu mama wiyumvaga gute icyo gihe? Narabiteguye kuko biravuna gutandukana n'umugabo noneho amplisi mubyaranye kabiri. Nambe no kubyarana n'akana kamwe uvuga uti ndagenda hanze nitwa umufiyemeri. Iyo mwabyaranye kabiri kugira ngo urekure umugabo haba hari impamvu zikomeye. Ni ukuvuga ngo uba wumva ugiye gupfa. Kavuga uti uyu muriro ndimo reka nguhunge hakiri kare. Ntazaniyahura kugira niyahure burya nahunga umugabo sibyo. Ikindi bura nago tuzi gufata ibintu kimwe. Hari umuntu uhura n'ibigeragezo akabasha kubivuga. Uri araruhuka nimukajye munabarenganya ariko hari uhura nabyo agaceceka bikamwangiza mwe imbere. Ngiye rero nari mu bantu bangirika mwe imbere kuruta kuba navuga. Ni ukuvuga ngo rurwanye ngwana kubana banjye kandi ndurwana na Yesu. Nkajya mu bintu byose ariko nkavuga ngo Mana uri kundeba hondi ubane nanjye. Hanyuma ahanini uruhande tujye tubona binabahaye ko no kuba mama hari abapapa ubona byaterwa n'iki ku muntu rimwe na rimwe ukurikije experience ufite mu miryango abo musengana ko umugabo rimwe na rimwe ashobora kuba ati none ngiye ibintu bivuyemo. Abamama rimwe na rimwe bijya bigora kuba bafata icyemezo bakata ingo zabo. Si byose? Yego birakomeye. Ubona bisigaye biterwa n'iki muri iminsi? Ntabwo ari kwivuga neza ko nandi gitsina gore. Buriya nubona igitsina gore kibyaye kurenza umwana umwe akareka umugabo. Muzamenye kuri mugabo adashobotse. Abagoye pe. Hari igihe abasinda bikabije, hari igihe abadahaha, hari igihe abayandarika, hari igihe abamubwira amagambo mabi, amujinyora, hari ibintu byinshi bikomeretsa umugore. Ku buryo umugore kandi ikintu kiba cyanabayeho. Umugore aba yavuze ati ngewe namurambiwe nanamuzinutswe. Ijambo kuzinukwa rero mujye muri gitondera buriya niyo mpamvu ubona ashaka kuvuga ngo mpisemo gatanye. Ndatsinzwe kuko arananiye mashyi no mu midiwe. Erega ari n'icyo ushaka umuntu ukijijwe mwagera akagwa. Kandi wowe wari uzi ko azakugeza mu ijuru. Abagabo basigaye bahukana cyane kurenza abagore. Kubera iki abagabo aribo bahitamo gusohoka bakagenda mbere ari abagore basohokaga bakagenda. Urakoze kumbaza ikibazo cyiza sha nukuri pe bakumpere fanta. Bose pe iki kibazo kirahari muri iki gihugu cyacu cyane cyane. Abagabo kuva bumvishe gender nabi. Ni ukuvuga ngo abagore ubu umugore yavugaga rimwe umugabo kwita gurushyi ako ubu ngubu nkubise urushyi bahita bagutambikana muri ribu tayari ukaba wagezeyo kandi n'abagabo barakunenga bivuze ngo rero umugabo arabireba akabyitegeza akabaterekana ikurema kanjye karenge ntarakubita umugore. Ni ukuvuga ngo rero abagabo bafite impano navuga itari nziza yo kugira umujinya ukubita cyangwa kugira umujinya uhimana ukimana ifaranga ryo guhahira umugore n'abana. Ugiye rero ibyo bintu iyo bimeze gutyo
umugore akagukubita. Abagore b'iki gihe benshi ariko bapaganye, ntabwo navuga ko ari abafite umwuka w'Imana, ntabwo bubaha abagabo, kandi buriya umugabo akunda icyubahiro. Ni ukuri Sando, umugabo akunda icyubahiro. Umugabo buriya wamwima ibindi ariko ukamwubaha. Ni nayo mpamvu niyo ngeze mu buhamya nifata, yego, kuko abagabo bakunda icyubahiro. Ikindi cya kabiri, umugabo aho ava akagera, amakosa ye bajya bavuga ngo nibwo buryo bwe kera, ariko kuri iki gihe kubera ko ubuzima bwahindutse, ubu abagore b'iki gihe basigaye bakundira aha. Nimbona Sando yambaye umwenda mwiza ndatunari ku mugabo wanjye, kandi akibagirwa umushahara yinjiza n'uwo yinjiza n'uko wabimeze, akaba yafashe ideni. Dufite abantu bajya batanga amadeni mu dukaritsiye, rya deni yaba yarifashe kugira ngo yishyurane n'umugabo, habamo intonganya. Abagore ntibanyurwe nuko bashatse, nimba arashatse umugabo udafite ubushobozi, nyurwa nawe, hanyuma wige kumubwira neza. Ikindi nimba ari mu mafuti, kuko barayagira ndabazi, yenda reka mvuga uwanjye, ako bagabo benshi bagira amafuti Sando. Ni ukuvuga ngo hari igihe usanga umugabo ataranishyura mituweli ariko ari kunywa mitsingi, ahubwo n'abantu batarishyura mituweli bajye kugira gute kuzishyura. Uranywa mitsingi utarishyura mituweli, urumva ibyo bintu bifite ingaruka kuki ku buzima bw'umuryango. Ndahita nkubaza iki kibazo, ibyo byo koko nibyo. Hari umumama hano, yego, Imana imuha umugisha, yarambwiye, yayandikiye ama message afite agahinda. Ni message nyinshi pe, nyinshi. Yaranyandikiye ati Gasaro, ndabizi uri muto cyane kuri nge, ndi umumama witwa amazina y'ubwo ariho, w'imyaka 48, ariko nkurikira ibiganiro byawe nkumva uri umukobwa wangira inama. Yego. Ati cyambere bavuze kuri divorce, iby'agafaranga mpita nibuka ibyambayeho. Ngewe bijya gusenyuka, gusa n'ubu nubwo nkibana n'umugabo, umugabo wanjye namufashe n'umukobwa, sibyo? Inshuro ya mbere ndamubabarira, iya kabiri ndamubabarira, iya gatatu numva kwihangana biranze, aho numvaga avuga yuko ati reka nahe cya kigore kitabizana. Yego. Kuva icyo gihe niyumviriye ukuntu ajyanuka, ubwo I think so ari umurundi, niyumviriye uko ajyanuka ari kumwe n'iyo maraya. Yego. Numva nataye agaciro. urumva turabana ariko urukundo rwaragiye kuko iteka ryose ntekereza ko iyo maraya ari y'abagomba kundutisha. Kuva uwo munsi numvishije nanze abagabo pe, n'ubu ndurimo kubera abana banje batatu. Ngaho tubwire kuri iyo fenomene. Cyambere pole sana. Urumva we ikibazo afite niyo maraya yumvishije ibitutsi bamutuka. Urumva umuntu ku ruhande aravuze ati reka nahe cya kigore cya gici kitanuka agutesheje agaciro kuri wa mukobwa. Sibyo hari ubushize mbata n'ujye uvuga neza avuga ati hari abagabo basambana atareka akagera imbere y'indaya akavuga ati madamu wanjye umva nubwo dusambana ujye ureba uriya mugore nawe wireba uriya ni debandi atakana akagenda akazana imigati akagura amashokora akagura ibiki aturumva uwo ngo we ntiyagusuzuguye iyo ndaya ariko urumva umugore w'igikomere afite cyane atumye yumva yuko umugabo yamwanze nukumva ku ruhande ari kumwe na yandaya tureka tuyita indaya kuko si umugore we bari kumutuka yego arabyumva yego ati nge ndumva nta gaciro nyifite byatumye numva n'uwo mugabo mwanze. Urumva icyo kintu icyambere yamaze gukomereka bikomeye biriya bintu birababaje. Abagabo bakunda guca abagore inyuma bakunda kubanza gufobya abadamu babo. Yego wese ubona biterwa n'iki bakanamubahimbira n'ibintu byinshi nkatwe abavuga butumwa tujya duhura n'izo kese rwose ugasanga aragenda avuga amabanga yo mu busaswa ashaka kugaragaza ko umugore atuzuje ibyangombwa n'ibisabwa. Iyo ni imitwe n'ikanuni z'abagabo basambanye. Urumva noneho ibyo bintu nabibabwiye ari nayo mpamvu ndi hano ku Gasaro TV. Bene data nitwihane twegere Yesu atuvanemo amarangamutima n'amarari y'imibiri yacu niduha Kristo imibiri yacu ibyo bintu byose tuzabigeraho. Ni ukuvuga ngo buri muntu Bibiliya nivuga ngo buri muntu wese anyurwe n'iki n'ibyo afite. Ni ukunyurwa n'ibyo ufite. Nimba umugabo wanjye nshatse
nsanze uko ameze cyo kora nigeze mbivuga rimwe ajya ushaka gusanga kwitwa ngo ugiye gushaka umugabo ugashaka umugabo w'ikiremba n'urugero ariko ushobora gusanga umugabo wawe atandukanye na ex wawe w'ibyabaye by'ubushize wimugereranya n'ibyahise nyurwa nuko ufite icyambere nuko mwumvikana mugakundana ikindi mujye muri Yesu mujye muri Kristo murebe ko nimukoresha iyi strategy yo gusenga Imana no kwiga ijambo ryayo no kwiha Imana cyane murebe ko mutazubaka urugo rwawe. Amen. Noneho dusoza buretse gato mbata buretse gato dusoza ngiye kumuvaho. Uyu mumama yarambwiye ati hari systeme imwe mu rugo rwanjye bitazanashoboka nubwo ndumaze imyaka 12. Yego. Iteka tujya kuganira agahita ahunga agaturugo. Nanjye nicyo cyantandukanyije n'umugabo. Umugabo mutaganira burya biragora. Uri kumva? Ariko icyo nasaba uyu mubyeyi urumva hari ikintu mbata yavuze byahise bituma nkurura ino comment y'uyu mumama aba Belgique. Yego. Urumva we systeme y'umugabo we iyo yakoze amakosa akagera mu rugo umugore atangira kumubwira ati sheri kubera iki uyu mukobwa mwicaye nkumva ibi nibimunuka umunsuzuguza umugabo we systeme ye nziza ahita yahukana akagenda. Uri kumva oriyo kugira ngo abwire umugore ati sheri sorry ntibizongera we systeme ye ni yindi yo kwahukana rero bishatse kuvuga ko we ntagashaka kuba umugore yamubaza ku makosa ye. None se urwo rugo uvugisha ukuri urwo rugo rumeze ute? Uyu mugabo nimba arasezeranye n'umugabo we 12 bakaba barasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Uyu mugore nafate gahunda y'amasengesho nasenga Imana izamubera igisubizo. Wikwirwanira kubw'umubiri kandi wivuga ko wazinutswe umugabo wawe. Gerageza warakomeretse ariko Bibiliya nibivuga hari n'abaririmba ngo mbese ngo intambara zitabayeho twavuga iki? Twavuga ko twarwanya uruhe rugamba hano muri iyi si. Narwana urugamba rwe nafata gasaraba ke. Amen. Urumva bizagufasha senga uzafate nimero yanjye dusengane. Nza abantu benshi mfasha kubaka urugo kandi rukemera. Mfite amavuta y'Imana hari ukuntu sa n'imitima y'abantu bikemera kuko nanjye ndi umuntu wasenyutse ariko igihe cyarageze Imana nanjye ngarukaho. Nukuvuga ngo rero ndakwinginze wa mubyeyi icyambere nkubwiye fata igihe cyawe cyo gusenga ujye ubwira Imana ngo uyu n'umugabo wanjye twasezeranye byeme n'amategeko nirukanye indaya nirukanye ba Delila mu izina rya Yesu ukomeze utokeshe za Delila zizahunga. Amen. Sha niyo mpamvu rero nanjye nabyumvishe nanjye marira aranyica. Za Delila zizahunga nimwirukane za Delila ku bagabo banyu nimwirukane izo ndaya ku bagabo banyu musenge cyane mujye mubwira ikindi muhindure systeme. Hari systeme umuntu ahindura. Hari systeme zitandukanye n'amamvu ngo uzabamere nimero. Yego nta kibazo hari wayibabwira. Hari systeme nimero yanjye ni 0786404996. Hari systeme nyinshi nagiye nigisha abantu kandi kubaka biremera. Hari gihe bagize n'umugisha muri commentaire babibabwira. Zirahari nyinshi hari izo gusasa hari izo guteka hari izo kwambara hari igihe umugore aba yambara kirokore icyo gihe ukamubwira uti ambara ki kwa kundi kimaraya hari igihe umugabo ahita avuga ati kumbi burya umugore wanjye nuko yarameze agatangira kugufura utanava no mu gipangu kandi tubona byambaye utari munarenge mu gipangu. Hari systeme nyinshi ushobora kwigira ikindi ukakoresha akajambo kitwa ngo mugabo mwiza byose bikakuba uri muri mugabo. Tuzongera tugutumire ndumva rwose wowe muri comment muraza kutubwira uno mumama murumva ko bimeze abubatsi ngo mumbabariye umunsi murare mwongeye mwiyunze mwihundagurana mwishwana dore abana bari kwa mayibobo bakobwa barakura babindaya turwanye aba bana nibo ngende gusabira imigisha ngo Imana igenderere bano bana kuko abana muri kureba urubyiruko ntago wabona umusaza wagiye mu biyobyabwenge n'urubyiruko. Indaya n'urubyiruko abasinzi bakabije n'urubyiruko ubusambanyi babugize nk'imikino kandi ni icyaha kirimbuza. Nukuri Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma tubwire nimero yawe hanyuma usoze tunasenga. Nukuri murakoze nasabaga abantu ngo bajye kuri Birandikwa TV bankandire subscribe ndi imbere gato cyane nkongera nkatanga ibiganiro nkuko nari sanzwe mbitanga. Ikindi nimero yanjye ni 0788404996. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp abo hanze bo barabizi ko bakora akanyenyeri 250 bakabona kurenza iyo mibare yindi. Akanyenyeri guteranya. Akanyenyeri please 250 786404996. Nukuri Imana iduhana umugisha murakoze. Amen. Ameze ni level umuntu ujya gusana zangagize mu birungo kabanga mu kiriya mwiza. Yego nibyo. Data dusengere. Mana data mu izina rya Yesu
nyemerera ubutumwa ntanze bugere kure aba bavuga butumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo bamenye umuhamagaro wabo, kandi ndinginga mu izina rya Yesu Kristo ngo irehereze imitima y'aba bantu bakurikira ibiganiro by'Agasaro TV n'ukuri televiziyo y'umugisha wawe, abayikurikira bose abamaze kugumuka kuri Kristo bamugaruke kuko ntacyo bapfa. Aba bakozi bawe nabawe naba Kristo ntabwo ari aba bana b'abantu, ndakwinginze ngo ufate imitima yabo, kandi ubwo turi kumaranira kujya mu bwami bwo mu ijuru bibaye byiza twese twahaboneka, kandi ukomeze kuturindira imibiri yacu dusengera n'abafite ibibazo byinshi bitandukanye ngo bagirire neza mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Gasaro TV.